200 barenga, ni abantu benshi bareba content zacu, ni umugisha. Tubishimiye Imana, tunizera ko Imana ikomeza kubarinda aho muri hose. Rero uyu munsi tugiye kuzana akandi segment gashyashya, aho tugiye kuvuga ku kijyanye n'akazi, ku buryo waba ufite akazi, waba ugashaka se cyangwa waba ugatanga. Ikintu ngiye kuvugaho, natekereje ko cyafasha abantu, ko abantu turi hano twese ntabwo dusanzwe twashakaga topic twari dusanzwe tuvugaho. Bivuze iki? Bivuze ko tugomba kuzajya tumikisinga, no mu minsi iri imbere tuzahindura. Ndimo gutekereza ko noneho umuntu mu minsi iri imbere nazajya nkoresha kamera, nkaza kuri kamera kurusha gukoresha nk'aho ari tutorial. Ariko mo hagati aho twakeretinze Instagram page, aho ushobora kutwandikira ukaduha igitekerezo se cyangwa ukaduha inyunganizi. Ndizera nzagerageza gucekinga. Mu by'ukuri ntabwo nari nsanzwe nkoresha Instagram, ariko kubera nagiye mbona abantu benshi bansaba nimero, telefone, nahisemo ko ibyinshi twakoresha Instagram. Rero muhawe ikaze, ndaza gushyiraho akantu inyuma ku buryo ushobora kutwandikira usikanye kode. Murakoze. Reka dutangire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyafasha buri muntu wese aho yaba ari, yaba ari umunyeshuri, yaba ashaka akazi, buri kintu cyose cy'ubuzima, sector y'ubuzima yose waba urimo. Iyi topic tugiye kuganiraho nkeka ko ikureba. Waba utanga akazi, ushobora kuhindura uko wabazaga, cyangwa ukatubwira ko ibyo twavuze bitari byo. Waba ugashaka, cyane cyane yagufasha. Waba aho waba uri hose, ko aho uzajya hose, mu gihe cyose utari waba rwiyemezamirimo, uzakenera ko uhabwa akazi cyangwa ugatanga. Rero tugiye kureba ibibazo 5 bikunzwe kubazwa mu kazi. Ikibazo cya mbere, hafi ya hose aho nagiye nkora ama interview, ikibazo cya mbere kibaza ngo tell me about yourself, cyangwa tubwire uri muntu ki. Rero nagiye mvuga impamvu iki kibazo umuntu bakikubaza, mvuga n'icyo biba bimaze. N'ibibazo bindi turibuze kuba, noneho ndaza kwerekana n'urugero rw'ibyo wavuga. Iki kibazo tell me about yourself, iki kibazo interviewer akikubaza ashaka kumenya ibindi uwo uri we birenze ibyo watanze muri CV. Wakoraga iki? Cyane cyane nko mu Cyongereza tuvuga urugero, bivuze ngo an accountant. Ntabwo mu Cyongereza ubundi professionally bahitamo ko umuntu avuga am responsible for, kuko bivuze am an accountant, ntabwo umuntu yumva icyo ukora. Ushobora kuba accountant ukora tax, ushobora kuba accountant ukora wenda auditing. Rero biba byiza bivuze what you are responsible for, ushinzwe iki, ukora iki on daily basis. Rero iki kibazo bakikubaza bashaka kugira ngo bamenye uwo uri we beyond y'ibiri muri CV, ariko nanone kikagafasha kwasesinga communication skills zawe, urimo confidence zawe niki. Ese uhuza gute ibyo wize, articulation of qualification, uhuza gute ibyo wize n'ibyo uba ugiye gukora n'ibyo uba ukora. Urumva icyo kibazo kirenze, hari abantu njya numva bagisubiza wenda kirenze gutanga ariya detaye zawe z'aho wize, uri mariye nturi mariye, kirenze ibyo. Nkeka ko ngewe unsubije ukanzanamo ngo uri mariye nturi mariye, ufite abana, n'izana primaire na secondaire, njye ntago naguha amanota yose, kandi ntago tuba dufite uwo mwanya. Umuntu ukubaza interview ntago afite uwo mwanya wo kujya kumenya izo detaye, nta nubwo yanazisigarana. Ariko aba akeneye kureba nunza hano muri kano kazi nzunguka iki nkanjye ugiye kuguha akazi. Ni ikibazo cyiza kigufasha kwimaketinga, kigufasha kuba wasomye
ibyo akeneye. Iki kibazo kugira ngo ugisubize n'ibindi bibazo byose uri buze kuza ngaruka yuko kigufasha, uba ugomba kuba uzi bakeneye iki, bashaka iki, ibyo bintu bashaka ukaba ubifiteho amakuru. Ntabwo uzagenda ngo ujye muri interiviyu, ntabwo uba ukeneye kugaragaza ni rwa rugo ni cya kigero cyiza cyo kwimaketinga. Ni uburyo bwiza, ujya utekereza yuko bagiye kukurambagiza, ni uburyo bwiza bwo kwerekana ko uri uwo ukwiriye kurusha abandi bose. Rero ntabwo uri buze kujya kuvuga aho wize materinere, sogondere, ayo deje umuntu aba yayabonye muri seve, ariko ukeneye kwerekana umuntu uwo uri we mu minota nk'ibiri cyangwa umwe n'igice, ukaba werekanye umuntu uwo uri we, ku buryo umuntu nakumva akavuga ati wenda Kamana n'uyu muntu uyu n'uyu, nindamuka muhaye akazi azamfasha muri ibi n'ibi n'ibi. Reka turebe urugero. Sure, mfite background, I have a background in, ukavuga education yawe iri relevant ku byo ukora, I'm passionate about, na mfite inzozi z'ibi n'ibi 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 n'ibi. Ibyo nabyo uba ubivana he? Ubipikinga muri za job responsibilities baba baguhaye, ufatamo ibyo wiyaminiyamo, akaba ari byo pikinga, ukavuga ngo mfite skills, I developed this kind of skills in this. Wibuke ko iyo batanze itangazo ry'akazi, aka kantu ka skills baragashyiraho. Izo rero nawe uhita ubivugamo. In my previous role at this company, ukavuga briefly ibyo wakoraga, responsibility wari ufite zarize. Nk'uko nabivuze mu cyongereza, iyo uvuze I'm an accountant cyangwa I'm an IT engineer, ntabwo mu by'ukuri uba uvuze icyo ukora. Niyo mpamvu ari byiza kuvuga ngo I was responsible for, cyangwa I'm responsible for, niba wenda warahavuye cyangwa ukihakora. Urumva biratandukana, past simple cyangwa present, biterwa na situation yawe. Ariko ndavuga mu buryo muri rusange, muri role nari mfite nakoraga ibi n'ibi n'ibi. Warangiza ugasamarayizinga, I'm overall excited about the opportunity to bring my skills and experience to this role. So cyangwa hakuno njya nkunda kubivuga, I'm looking for challenging opportunities, cyangwa ndimo gushaka role yaba iri challenging. Urumva kuyo nari nsanzwe mfite, ko maze kugira experience, umuntu ahita yumva ya passion yawe, ahita yumva bya bindi ushaka. Kandi hano tuvuze ibyo wize, tuvuzemo ibyo wakoze, tuvuzemo skills zawe bihuza na byandi bari mu byo baba bashaka. Ko umuntu uba ku interviewing, hiring manager, akenshi aba ari we wateguye ibyo bintu. Rero aba azi umuntu ashaka, uba ugomba kubitacingaho. So hari icyo abantu bakunda gukora, nk'uko nabivuze mbere, cyo kuvuga personal details not related to job, hobbies, family story, ikintu biba biruze kongera value to the company. So in terms of asset, muri accounting tugira amasset y'ubwoko bubiri, tugira tangible asset, tukagira na intangible asset. Muri company nk'umukozi uri asset, uba ukeneye kwerekana uburyo iyo asset bagiye kuhayaringa, bagiye gukora investment, igomba kuzazana return on investment. Uba ugomba kwerekana ukuntu wowe nka asset bagiye kugura, kuko baba bagiye kugura time yawe, wabyemera utabyemera. So uba ugomba kwerekana uburyo iyo asset uriyo kuri company izazana return on investment, uburyo ibyo bagiye kuzajya bagukoresha bizabungura. So ni marketing time yawe 100%. Reka kuvuga ahahise hawe, amateka yawe, ibira byose. Vuga ibiri to the point, wumva bifite akamaro, bijyanirana n'ibyo mu kazi kawe bazakenera. Let's go to the second. Why do you want to work here?
why should I hire you? Cyangwa ni ukubera iki ubundi ushaka kuza gukoramo hano? Kuki ubundi naguhayaringa? Bashobora kukikubaza muri ubwo buryo ariko purpose yenda kumera kimwe. Icya mbere ugomba kumva ko nka company igira values, igira vision, igira na mission. Ujya ureba nko kuri website za buri kigo berekana mission na vision. Ibyo bintu bikora icyo twita company governance. So ni ukuvuga nawe yuze nk'umukozi ibyo uba ugiye kuzajya ukora biba biri below company governance, aricyo tuza tukita policies. So izo policies iyo uzihuje rero bikora icyo bita cyangwa governance zigira suruse ku cyo twita business objective. So rero nawe niba ugiye kuvuga kuki ubundi ushaka gukora hano, why should I hire you? Kuki ngomba kuguhereza akazi? Erekana motivasiyo zawe n'ukuntu ibyo ukora, ibyo uzakora bizaba aligned with the business goal of the company, right? Ikindi kintu bifite akamaro kuko bituma byerekana uburyo wakoze research ku kazi ugiye kuri company, ku kazi ugiye gukora, bikerekana uburyo nawe intego zawe ziri aligned na company goals. So urumva habayemo incompatibility. Tufata urugero wenda we dreams zawe wenda ni ukuvuga, dufata urugero nka dreams zawe ni kuba umusekirite for instance, ni kuba umuntu ukora mu mutekano, then urimo ku applyinga kuri accountant, kandi nta na rimwe company ishaka guhayaringa umuntu for just after 2 years yuko arefutinga company cyangwa 1 year. So baba bashaka kugukoramo bakakwinvestisamo ku buryo uzatanga return on investment nk'uko nabivuze. Ujye ubitekerezaho mbere uvuge ngo I will be an asset to this company, then they need cyangwa they want a return on investment bagiye kunkoramo. So ushobora kubabwira ati following this company I'm been for a while now and then I'm impressed by ibyo bakora. Tufata urugero corporate social responsibilities, uburyo bachieving amagoals zabo, uburyo bafite innovative ideas, uburyo but also I'm also I appreciated these kind of things. Uvuga ibyo bakundira, values na norms zabo, then I believe that werekane noneho why you are special. I believe that my skills and experience would be a great asset to this company. So why ibyo wabaye nk'ubivugamo hejuru cyangwa no kuri cya kibazo cya mbere uba wabajije. So uvuge ko witeguye kwiga no gucontributing kuri success, kuri success, kuko ntabwo uba usanze bararangiye, ubasanze bariho ari bazima. So ndimo kugerageza gusobanura buri pariti mo hano, kuko ntabwo nzi company uzakoramo interview, ndimo kugerageza kubisobanura mu buryo nyine wumva buri mpamvu ya buri pariti, ya buri paragraph. Uravuga nari nsanzwe mbakurikira, nari nzi ibyo mukora kuva kuri produit ABCD, nzi n'ibi, nzi uburyo mwita ku bakozi, nzi uburyo recommendation, mufite recommendation nziza, noneho mufite values n'izi bihura na values nari mfite, mushaka umukozi ufite ibi n'ibi, niteguye kwiga byinshi hano kandi nkagira icyo mfasha muri success musanzwe murimo. So icyo gihe urumva byerekana ko either wakoze research kuri company, either ubwawe ntabwo ufite confidence ko ntabwo baba bakeneye umuntu bazaza ushobora guconvincinga. Ubu byibuka uba uri umurida, kandi leader ukurikije uko strategic leader babivuga mu abize SCC cyangwa abize CPA, bavuga ko umurida ari umuntu ushobora kumotivating others, to motivate others. So you need to convince. If you can't convince people, the hiring manager, you will not be able to motivate others. So ibyo byose baba bikeneye rero. Ikindi kintu navuga kiba kitari cyiza ni ukuva vague, gutanga ibisubizo biri vague cyangwa reason ziri vague. So tanga reason zitari vague, byerekana ko wakoze research. So wirinde
wirinde kuvugaho umushahara. Ndabizi umuntu wese ashaka akazi cyangwa ahindura akazi kubera umushahara, ariko icyo cyose cyo cyakabaye intego zawe, kuko bivuze ngo nuba ukurikira umushahara cyane nihaboneka undi uguha umushahara nyuma y'icyumweru baguhayarinze, uzahita ugenda. So you have to convince them as your marketing time. Hano hari ikindi kibazo rero nkeka ko kitabura, challenges. Mbwira umunsi cyangwa mbwira igihe waba warahuye na challenges mu kazi, ese wabyitwayemo ute? Hano baba bashaka kureba uburyo uhandoringa ibibazo, nicyo cya mbere, uburyo uri resilience yawe, uburyo ushobora kuba wihuta mu gutekereza, ibyo byose baba bakeneye kubireba. So ukeneye kwerekana how you approach the challenges, uburyo wahandorinze communication, uburyo wakoze wirinze intambara, ibyo byose baba bakeneye kubireba. Reka turebe igisubizo watanga. Certainly in my previous role I encountered these kind of issues. To address this, ugomba kwerekana n'icyo wakoze kugira ngo ukemure icyo kibazo. Mu kazi kanjye kabanje nahuye n'ikibazo iki n'iki, ariko kugikemura twakoze ibi n'ibi n'ibi, ukerekana na result y'iyo effort wakoze, imbaraga wakoresheje zatanze uwo musaruro ukabyerekana. Hari ugomba kwerekana habaye iki, wakoze iki, umusaruro wabaye n'uwuhe. Describe the situation, ukerekana n'umusaruro n'uburyo wakoze icyo wakoze, ukerekana n'umusaruro watanze. Hano ndaza kukagarukaho. So irinde gutanga ibisubizo nabyo biri vague. Navuga ko wakwita ku kwerekana ko teamwork, ukerekana leadership skills n'ibindi biri muri positive way. So ikindi kibazo kibanziriza cya nyuma muri bitanu ni where do you see yourself in 5 years? Uribona hehe mu myaka 5? Kwa ngo reka ngaruke ku cyo nahereyeho mbere. Buri company yose igira icyo twita business goals, kandi izo business goals ziba ziri aligned, ziba ziri connected kuri governance, kandi akenshi ziba ziri for 5 years. Rero niyo mpamvu akunda kubaza 5 years. Kubera iki? Kuko icyo mu biza accounting tugira ama objective atatu. Tugira strategic objective, tukagira tactical objective, tukagira na operation objective. Muri strategic objective tuba tuvuga ibintu bitacenga company for 5 years, for long term. Tukagira tactical niziva hejuru y'umwaka kuzamura kugeza ku myaka 3. Dufate urugero, igihugu gishobora kuvuga ati dufite vision 2050. 2050 ni vision, harimo SDGs, harimo imirongo migari y'ibikenewe, ntabwo babijya muri detail. Tufate urugero, abaturage bazihaza mu biribwa, bazaba babayeho ubuzima bwiza. None muri tactical tuza kureba ngo mu myaka wenda 10 tuzadukora ibiki. So niyo mpamvu nawe ukeneye kwerekana, ariko nka company ntabwo yatekereza nk'igihugu. Company bitekereza nko mu myaka 5. Mu myaka 5 tuzaba twarongeye wenda return on investment, tuzaba twarongeye equity, so shareholders bacu bazaba barabaye aba n'aba, tuzaba twarakoze tuzaba twarabishyuye, tuzaba twarakoze dividend. Ibyo byose biba biri muri goals nini cyane. Tactical rero ni ukuza kureba ngo uzabigeraho gute. Rero iki kibazo bakikubaza, baba bashaka kureba ngo wowe warinya gute goals zawe, career yawe na company strategic objectives zawe. So icyo kintu ukibuke, ukeneye gukora assessment ya commitment, ukuntu uzakura n'ukuntu mu kazi kawe, potential growth na career trajectory. So ibi byose ukeneye kubyarinya, ukaza kubikubira mu gisubizo kimwe. Urugero ushobora kuvuga ngo in 5 years I see myself, ndibona muri this position, I'm looking growing and
developing my skills. Niteguye kugumya kongera skills zanjye. I'm excited about the opportunities to take on more responsibilities. Niteguye gufata responsibility nyinshi mbonye hano kugira ngo ngumye ncontribute kuri company growth ya muri ubu buryo buno. So uberetse yuko ufite intumbero zo gukura, kuko uko ukura niko company ikura, uko werekana skills, uko ukoresha skills zawe neza niko company ibenefitinga nka asset, ukagaragaza cya kintu nagiye mvuga cya return on investment. So kimwe mu byo ugomba kwirinda kuba unrealistic. Ntabwo ushobora kuvuga wenda ngo ndashaka kuba CEO wa company, ntabwo ushobora kuvuga ngo ndashaka kuba iki n'iki, kuko si wowe ubyigira. So ugomba kuba realistic, ugomba kwerekana gute uzabigeraho gute. So ntabwo wakagombye kwirinda kwerekana yuko udashishikajwe n'iterambere rya company mu hazaza hayo, ukaba goal oriented. Gerageza ube goal oriented. Ikindi kibazo nkeka ko gikunda kubazwa ni what are your strength and your weakness. Icya mbere navuga, ugomba kuba wiyizi. Ikindi ukaba umunyakuri. Ikindi hano navuga, hari ikosa abantu tujya dukora, tugafata strength tukazihinduramo weakness. Ntabwo ari byo. Buri muntu wese agira weakness. Buri muntu wese ku isi aho wava ukagera agira weakness. Ariko igikenewe ni ukwerekana uburyo izo weakness zawe uzihinduramo strength, cyangwa n'icyo urimo gukora kugira ngo izo weakness ufite uzihinduremo positive strength, uzigire strength. So dufate urugero, ushobora kwenda kuba utubahiriza igihe. Ibyo biri common, abantu benshi ntabwo bubahiriza igihe. Ariko erekana ko byibuze urimo gukoresha timetable kugira ngo, cyangwa reveille kugira ngo igituma ubasha kwachivinga goals. None werekane n'icyo izo change wakoze umusaruro birimo gutanga. Ako kantu karumvikanye? Nta muntu utagira weakness, ariko erekana ko izo weakness ufite icyo urimo kuzikora ngo uzihindure n'umusaruro birimo gutanga nyuma y'uko ugerageje kuzihindura. So ushobora kuvuga ngo one of my strength is ability to, nshobora gukora ibi n'ibi. Ukavuga ati ndimo guhabwa positive, I'm receiving positive feedback from my colleague and supervisor about my skills, about these skills. So which is good, maybe contributing muri ibi n'ibi. So in terms of weakness, I sometimes mention the weakness, maybe not meeting my deadline, but maybe na designinze wenda agenda, ngenda na agenda na ndikamo buri kantu kose. But I have been working on improving by taking these measures, right? Ukwerekana n'icyo byagiye bicontributing. So irinde ku exaggerating cyangwa gutanga strength zidafite weakness, zidashobora kuba provable. Ikindi, wirinde gufata weakness ngo uzihinduremo, wirinde gufata strength ngo uzihinduremo weakness. Ibi byose bisaba kwitegura, ukamenya ngo wenda dufate urugero, baravuze communication skills, ni umuntu uba uzi kuvuga, wenda ugasanga wenda icyongereza cyawe ndakiri hasi, cyangwa managerial skills zawe ziri hasi. Ushobora kutubabwira ati wenda for now in order to improve my skills, I'm taking separate courses related on communication skills from Udemy, for instance. So you are human, you are not a robot. Ntabwo ushobora kumenya byose. So hari ibyo nzi, hari ibyo nzi, hari ibyo uzi, hari ibyo nawe afitemo weakness cyangwa strength. So ibibazo uramutse ubikoze gutya, ugatanga mu buryo bumeze nk'uko nagerageje gusobanura, mu buryo buri detaye uko mbitekereza, ariko ndakeka ko akenshi mu buryo professionally ni uko
bisubizwa. Ah, so uba ukeneye kwicara ukagenda ureba uko nagiye mbisubiza, ukagenda uhindura. Nagiye nshyiramo mu nyuguti zitsindagiye z'umukara cyane, kugira ngo wowe ugende wuzuzamo ibyo ukeneye. Kandi akenshi iyo umaze kubimenyera, umaze gukora interview imwe ebyiri, biba byarakugiye mu mutwe, ntabwo uba ukeneye kujya kubihindagura. Iyo wamenye GDS, job responsibilities, job description, ukamenya skills bashaka, umenya aho ujya kubikoresha. Ariko mbere na mbere ukeneye kwicara ugasa nkaho ubifata mu mutwe, kuko ni ibintu bidahinduka. Kampani waba ugiye gukoramo, waba uri CEO, waba uri manager, waba uri senior, waba uri junior, ni uko babibaza akenshi. So nyuma yo kugira ngo uze gukora interview, kuko ibyo aba ari ibibazo bitanu, wenda akenshi bashaka kukubazamo bibiri, uba ukeneye nanone kujya kureba kuri GDS, job description, ukareba ibijyanye na kariya yawe. Tufate urugero, niba wenda uri IT, bashaka kuba wenda uri programmer ukora Java, bashaka kubaza ibijyanye na practical, bashaka kubaza utubazo turi teorike. Niba uri cyber security engineer, bashaka kubaza what is CIA, so confidentiality, integrity and availability, bivuze iki? Bakakubaza wenda data disaster recovery, bakakubaza networking. So ariko ibyo bibazo biri mu bibazo bakunda kubaza mu buryo icyo waba warize. Niba uri accountant, bashobora kubaza ni gute wa balance wenda, like for instance, what is TB, trial balance ni iki, general ledger ni iki. Wenda bashobora kubaza muri auditing, so bashobora kubaza wenda mbwira cycle za auditing. Ariko babikubaza ibyo bibazo bindi ibi babangije kubikubaza, bashobora kubivangamo umwaka agitangira, cyangwa bakakucalenjinga bakakujyana muri auditing engagement. So I'm just ndimo kuvuga kubyo nzi, ko